Muraho neza, murakaza neza kuri MTech. Muri iyi video ndakwereka uko wakoresha application ikora video, n'izina ryayo muraza kuza kurimenya muri ino video. Umenye ari application ikora video neza, ihiga izindi, atari CapCut, atari InShot, mu buryo bworoshye kandi bwa profession. Niba ushaka gutunganya video za YouTube, TikTok ndetse na Reels, iyi app ni imwe mu nziza kandi uyikoresha n'ubuntu. Tudatinze reka dutangire. Njye mujye kuba nanjye nitwa Emi, channel yo ni MTech TV Show. Agace ka mbere nako gushyiraho gutunganya video wafatishije telefone cyangwa se kamera. Hanyuma mu editinga turakoresha telefone. Turaza kuza gukenera internet nkeya cyane yo gutuma tudownloadinga application kugira ngo tuyigure tuyishyire muri telefone cyangwa se muri mudasobwa. Hanyuma tugiye kuza kuyifungura. Turafungura Play Store. Umuntu udafite Play Store araca kuri Play Store, hanyuma yasacinge cyangwa se asacishe kuri research ino application yitwa Veni Video Editing. Ni application nshyashya, na application imaze kumenyerwa n'aba content creators bakiriye ama video. Application yacu iramara kuidownloadingwa imaze kugera kuri 100%, ijana ku ijana. Icyandikamo open, uraza kuza kuyikandaho. Uraza kuza gukanda kuri open, hanyuma ufungure. Fungura Veni Video hanyuma kuri telefone yawe. Noneho nikimara kugeramo, hanyuma ukande kuri new project. Ubwo wamaze gukanda kuri new project, ufite video wakoresheje cyangwa se wafanze gufata ukeneye ku editing. Hanyuma numara guhitamo video yawe wamaze gufata cyangwa se ugashaka gukoresha ifoto ushaka gukoresha muri galeri yawe, niyo ho uraza kuza gukora amafoto yawe cyangwa se video wamaze gufata. Umaze guhitamo amafoto cyangwa se video watunganyije, urakanda ahantu handitse allow cyangwa ahantu handitse OK kugira ngo winjire. Ukimara gukora video yawe, noneho video yawe iraba iri kuri timeline aho tugiye gutunganyiriza ino video yacu. Hanyuma ukimara kugera muri project yawe, tugiye gukora icyo bita gukata. Tugiye kuyikata uduce tudashaka tubi tudukuremo. Hanyuma niba hari igice udashaka ko cyaba kiri muri video yawe, urakanda kuri video, hanyuma ujye ahantu handitse kuri timeline, hanyuma ukoreshe sprint. Numara gukoresha sprint, agace ukagabanyeho gakate, hanyuma ugasibe. Urakagabanya cyangwa ufata agace udashaka maze ukande kuri delete ugasibe. Ibi bifasha gukuramo amakosa yafashwe muri video cyangwa se ibice bidafite akamaro kanini muri video ukabikuramo. Akandi gace turahita dukurikiraho nako gushyiramo music. Video nziza igomba kuba irimo background music yumvikanamo gahoro kugira ngo video ibashe kuba iryoha, kugira ngo abantu bayumve baze kuza kuryoherwa. Kugira ngo video yawe irusheho kuryoha, ishyiramo music, kanda kuri music. Hepfo ushobora guhitamo music iri muri telefone yawe cyangwa se iri muri library ya Veni. Hitamo music ijyanye n'icyo video yawe ivuga. Gabanya volume ya music kugira ngo itarenza ijwi ryawe wamaze gufata. Twanga ukagenda karengera gake kumvira inyuma cyane, nk'aka ngaka uri kugenda wumva gake. Akandi gace tugiye kugeraho nako gushyiramo text cyangwa se icyo bita subtitles. Ni ukuvuga ngo subtitles kuyishyiramo urakanda kuri text, hanyuma wandike amagambo ushaka gushyiraho. Ushobora guhindura font, ibara, ingano, inyuguti. Niba udafite audience ivanze n'indimi, shyiramo subtitles kugira ngo bose bumve icyo ubutumwa bwawe buvugwa. Uravanga indimi, urandika subtitles y'indimi ebyiri, wenda Icyongereza
uvuge mu kinyarwanda, byandike mu cyongereza kugira ngo audience yawe imenye ibiganiro byawe ukora. Agace ka gatanu, agace twise transaction. Kugira ngo video yawe igende neza hagati ya script ndetse no gushyiramo transaction, kanda hagati ya video ebyiri kuri timeline, hanyuma uhitemo transaction nka font, select cyangwa zoom cyangwa se icyo bita twakwita muri animation, kugira ngo video yawe ibashe kujya imuvinga neza, ibona iryoheye amaso, amashusho agenda neza. Ntukoreshe transaction nyinshi cyane, cyakoze wakoresha ebyiri cyangwa se eshatu ziraba zihagije. Ukuntu bashyiramo ibara color ndetse na filters, ushobora kongeramo filters kugira ngo video yawe irusheho kuba nziza. Kanda kuri script, hanyuma ujye kuri filters, uhitemo filter ituma amabara agaragara neza ariko atarenze abiri, abaye menshi yakabye cyane, uhitamo ibara rimwe gusa. Akandi gace nako nako kurangiza video yawe imaze kurangira, umaze kuyeditinga neza, ikora icyo bita export. Exporting, hanyuma ukimara exporting, umaze kuyeditinga neza, umaze kuyireba neza, kiri kuri 16:9 ifite size y'1080, ubwo ni ya YouTube. Ushaka kuri TikTok ukoresha 720, okay, kuri 9:16 ndakeka birangira. Noneho hanyuma umaze kurangiza editinga video yawe, kwanda kuri export hano hejuru, ugahita uhitamo 1080 ni size ya YouTube. Niba ushaka quality yo hejuru uhitamo 60 fps. Tegereza, hanyuma utegereze video yawe imaze kuzura neza 100%, noneho ibone gusohoka muri galeri yawe, ubone kongera kuyikoresha. Nguko ngaho rero ko wakoresha VN Video Edit mu buryo bworoshye. Niba iyi video igufashije, kanda like ndetse na subscribe, ndetse unasharinge ku nshuti zawe no ku mbuga zawe zose, ubundi tubashe kuzuza abasubscribers 500. Noneho dukomeze dutere imbere, kandi dutera imbere nawe gutera imbere. Kandi igitekerezo cyawe gishyire muri comment kuri video yindi izakurikiraho, nicyo tuzabakoreraho. Niba ushaka andi masomo ya video edit, editinga video n'uburyo twakwigisha izindi mbuga nkoranyambaga n'uburyo wakwifungura YouTube ndetse na TikTok iri international, waduhamagara kuri 0789962110 cyangwa se 0727708642. Guys, ndabakunda cyane. Twige ko editinga ndetse n'imbuga nkoranyambaga, twiga ku buryo twazikoresha neza tutavanga ibintu ku bindi. Murakoze cyane.